yavuze amagambo akomeye cyane aravuga ngo amaguverinoma kubuza abantu kujya mu bikorwa byabo bakabashyira mu lockdown bakabafungirana ngo ntibemerewe kujya kugira ibyo bakora bagashyiraho itegeko ngo buri muturage agomba kubanza gufata urukingo akikingiza nicyo cyaha cy'ikinyejana cyakozwe muri iki kinyejana turimo. Yandi magambo uyu mugore yagaragazaga ko ibyo bintu byabaye byo gufata abaturage bakabatera inkingo bakababwira ngo nta muntu wemerewe kujya mu ishuri atiteje urukingo, nta muntu wemerewe kujya mu kazi ke atiteje urukingo, mbere yo kwinjira muri hoteli cyangwa hehe banza werekane ko wikingije. Ibyo bintu ngo leta zagize itegeko zikavuga ngo abantu biteze urukingo. Uyu muyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ati sinzigera nceceka. Iki nicyo cyaha gikomeye cyane cyabaye muri iki kinyejana. Ngira ngo uri kumva ibyaha byabaye mu kinyejana, haba hari abapfuye abantu, aho intambara zisha abantu, habaye impfu nyinshi zigiye zitandukanye zose ngo zabaye muri iki kinyejana turimo. Ngo ubugome ndetse icyaha cya mbere cyakorewe ikiremwa muntu muri iki kinyejana turimo ngo ni ugutegeka abantu amaguverinoma bategetse abaturage ngo mwiteze urukingo. Uyu muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we niko yabitangaje. Impamvu ibi bintu mbivuzeho ni iyihe rero? Ni kenshi twagiye tubona abantu nyuma yo kumara gufata urukingo ukabona nk'umuntu yikubise hasi, umuntu yamara gufata urukingo kumva ngo yatangiye kugira ibibazo runaka, ngo diabete zarazamutse cyangwa yaje gupfa nyuma y'iminsi mike cyangwa ngo yatangiye gucika intege mu buzima bwe. Ku munsi w'ejo ibyo nibyo byagaragaye. Inama yarateranye ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9. Inama yateraniye muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko ngo the Senate Homeland Security ndetse na Government Affairs Committee barahuye baraterana kugira ngo baganire kuri iki kibazo cy'inkingo. Perezida wa Repubulika cyangwa se perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatanze itegeko binyuza ahantu hose aravuga ngo raporo yose cyangwa se yagomba gushyirwaho umucyo ku byerekeranye n'inkingo, kuko ibigo bikomeye amafarumasi akomeye ayakoze ziriya nkingo za zindi mwafataga ngo ni za Pfizer, za Moderna n'izindi nkingo zose ngo mwagiye mufata. Trump yaravuze ngo hagomba kujyaho umucyo kuko ngo izo raporo zahishwa abaturage bakamenya aho bahagaze, kuko amaguverinoma yaracecetse, biriya bigo byagiye bikora inkingo biraceceka, abagiye bahatira abaturage ngo buri muturage agomba gufata urukingo baraceceka bigira nkaho nta cyabaye. Ariko byatangiye guhaguruka bari kuvuga ngo ibintu byabaye byo guhatira abaturage gufata inkingo ngo nicyo cyaha cya mbere gikomeye cyabaye muri iki kinyejana cyakorewe ikiremwa muntu. Ubwo ngira ngo uzi ibyaha biba byabaye, intambara abo zishe abantu, bisha abandi, bahemukiye abandi, ibyo byose ngo buriya ngo gutera abaturage batuye urukingo amaguverinoma akabibahatira ngo nicyo cyaha gikomeye ngo cyabaye. Niyo makuru ari kuvugwa muri kano kanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka wenda mbere ko twinjira ku bya Donald Trump we icyo yabivuzeho n'uburyo yatangajemo ibi bintu, tugaruke muri Sena yari yateranye ku munsi w'ejo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bahuye n'abandi bayobozi. Hari hatumemo abaganga benshi b'inzobere, abaganga nabo ubwabo baje guterwa inkingo, bikarangira nabo ku munsi w'ejo baje muri Sena bagatanga ubuhamya bakavuga ngo natwe ubwacu turi abaganga, turi inzobere, batubeshye gufata inkingo ariko aho bitugejeje turahazi, tumeze nabi, turi mu bagenda. Ndetse bakabigereranya ngo nko kubakatira urwo gupfa, kuko iby'urukingo ngo rwakoreye ubuzima bw'abantu nta kintu na kimwe gishobora kuba cyabivura muri kano kanya, mbega ngo ni ukwicara utegereje urupfa akanya kariko kose. Uyu mudepite rero yavuze yahe magambo, ariko nkwibutsa jya ubanza urebe ko wakoze subscribe. Uyu muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze ngo ntago nzigera nceceka na rimwe, ati nzakomeza mvuge nshize amanga, ati njye rwose narabyanze, nanze urukingo rwa COVID-19 ndetse n'abandi benshi bameze nkanjye twanze kwiteza urukingo. Buri hari abantu banze rwose baravuga ngo akazi mukanyirukaneho, amashuri yanyu ndayavamo, aho mwantumiraga hose muhihorere, ariko sinzigera mfata urwo rukingo kuko ntago turwizeye urukingo. Indwara iravumbutse, urukingo rihise rukorwa mu minsi mike bahise baruha abaturage. Ubundi bivuga ko urukingo ngo rutwara imyaka myinshi cyane, irenga myinshi cyane, bakiri guperereza kugira ngo bamenye ko nta ngaruka urukingo ruzagira ku bantu, kuko buri rukingo rwigeze kujya rwica abantu benshi cyane, ku buryo urukingo bagezeho bakarubatiza ngo ni ikintu ngo cyakijije amamiliyari ariko cica amamiliyoni n'amamiliyoni kera. Ubwo kandi urwo rwabaga urukingo rwanitaweho, rumaze imyaka myinshi rukurikiranwa, ntanswe runo rukingo indwara yaje uyu munsi nta n'umwaka urashira bakavuga ngo urukingo rwabonetse ngo badutera urukingo. Ibyo bintu ubundi ngo mu mateka y'inkingo ntago bijya bibaho. Urukingo ngo ni ikintu cyitonderwa ku buryo bashobora gushira n'imyaka 10 na 20 bakiri kurwigaho kugira ngo bazaruzane mu baturage. Ariko twebwe abatuye isi twagiye kubona tubana ngo za Pfizer zituzaniye inkingo muri Amerika, mu Rwanda, ku isi yose
baduhatira ngo gufata inkingo. Hirya no hino ku isi bakavuga ngo mufate inkingo ni itegeko. Ntabwo bigeze babwira umuntu ngo n'uburenganzira bwe ngo urushaka rufate cyangwa ntarufate. Ryari itegeko kujya gufata urukingo hirya no hino ku isi. Uyu mugore yakomeje avuga, uyu muyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ngo njye nanze urukingo n'abandi benshi bameze nkanjye. Ati ndetse muri kano kanya tunejejwe no kuba tutarigeze dufata urwo rukingo guverinoma yaduhatiraga gufata. Ryari itegeko muri Amerika n'ubundi kimwe n'ibindi bihugu byose byari byemeye ibya COVID, havuyemo za Tanzania n'ibindi bihugu bavugaga ngo iyo ni scam, ntago iriya ndwara yakwica umuntu. Kandi kuko iyo urebye kiriya cyorezo ntabwo cyari icyorezo gishobora kuba cyakwica ngo umuntu, ngo cyari gikubiye gake kuba ngo cyakwangiza ubuzima bw'umuntu. Nibyo biri kuvugwa none uyu munsi wa none, mu gihe kiragiye batubwiraga ngo ni icyorezo kigiye kumara abantu ngo batuye isi. Ariko uyu munsi wa none abaganga b'inzobere, abatanze inkingo n'abandi bahambaye bari kuvuga bati burya kira nta cyorezo cyari kikirimo ku rwego rw'uko abantu bakikanga ngo kigiye kubamara. Uyu mugore yakomeje avuga ngo ati ndumva nanone dufitiye impuhwe cyangwa se dufitiye imbabazi abo bose bahatirijwe gufata ngo urwo rukingo, bakarufata mu rwego rwo kuvuga ngo nintarufata nshobora kwirukanwa mu kazi, nshobora guhagarika amashuri yanjye, nshobora kutagira ahantu nongera kwinjira. Ati tubabajwe n'abo ngabo bagize ubwoba bagafata urukingo. Abo nibo benshi rero batuye isi bafashe inkingo. Nawe uri kunyumva muri kano kanya abenshi mwararufashe. Uyu muyobozi yakomeje avuga ngo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu yagiye atanga raporo bavuga ko abenshi ubuzima bwabo ngo bwamugaye, bakaba ibimuga burundu, bagakomereka burundu, mbega ubuzima bukangirika. Abandi benshi bagapfa ibihumbi n'ibihumbagiza bitewe n'uko bahatirijwe gufata urukingo rwa COVID. Nta muntu uri kuvuga ngo ni urukingo ngo abaturage bahawe, bari gutangiye kuvuga ngo ni urukingo abaturage bahatirijwe gufata. Kandi kuko abaturage bahatirijwe gufata urukingo, uko umuntu yakubwiye ngo nturi bwinjira utabanje gufata urukingo, ntuzongera kugera mu bantu udafite urukingo, ugomba kugera ahantu hose ugeze ukabanza ukerekana ko warufashe, ntiwemerewe kwinjira mu ishuri, ntiwemerewe gusubira mu kazi. Icyo gihe ntago aba ari amahitamo yawe. Baravuga ngo ni ubushake bwawe ariko ugasinya igipapuro kivuga ngo ni ubushake bwawe ariko wabihatirijwe. Niko byari bimeze hirya no hino ku isi. Yakomeje avuga ngo ati abantu, uyu muyobozi yakomeje avuga ngo guhera icyo gihe abantu bakomeje gupfa na n'uyu munsi. Arongera yongera amagambo avuga ngo hari abanshi bakomeje kugenda bapfa, hari n'abatewe inkingo bagapfa igitaragizewe Eva Lives, cyangwa se bagapfa umunsi cyangwa se yashize iminsi batewe inkingo bakahita bapfa. Abenshi kanseri zabo nyuma yo gufata inkingo nibwo zazamutse, kandi mu mubiri wabo bari basanzwe bameze neza. Uyu muyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje avuga ati bakimara gufata inkingo, nyuma yaho noneho kanseri zatangiye kuzamuka, abandi batangira kugira ibibazo by'umutima. Ndaje inyuma y'ibi uyu muyobozi yavuze twinjire mu nteko. Abandi benshi imitima yabo irangirika, abandi batangira kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'imitsi yo mu mutwe, mbega uburwayi bwo mu mutwe. Ati abo bose nta kindi ni abari bamaze gufata inkingo za COVID, ndetse bamaze gufatana rwa rundi rwitwaga ngo ni ugushimangira, ka gashinge gashimangira bateraga, ngo wafataga inkingo rwa mbere urwa kabiri ugafata n'urwo gushimangira. Ati nyuma y'uko bamaze gufata inkingo abandi bagafata n'urwo gushimangira, nibwo batangiye guhura n'ibyo bibazo. Uyu muyobozi yakomeje avuga ngo kiriya cyorezo cya COVID-19 ngo wenda ngo cyasaga nkaho gishobora koko kuba cyaza kigahura n'umuntu ugeze mu zabukuru, kumwe umuntu aba ageze mu zabukuru ashaje cyane, ngo kikaba ari we gishobora kuba cyakubita hasi cyangwa se kikamuca intege, ngo cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bafite uburwayi butuma ubudahangarwa mu mubiri wabo buri hasi cyane, ba bantu nyine bafite abasirikare bari hasi cyane. Atariko mu by'ukuri ntago COVID-19 cyari ikibazo gikomeye ku bantu bakuru basanzwe bafite akazi bakora, basanzwe ari bazima. Ati ndetse COVID-19 nta nubwo cyari ikibazo ku bana bato ku buryo wavuga ngo ni icyorezo gishobora kuba cyahungabanya ubuzima bw'umwana cyangwa se ubuzima bw'umuntu mukuru. Uyu muyobozi yavuga ko COVID ngo byibura ngo yari indwara ishobora kuba kugira ngo ibe yakubita umuntu hasi, ngo ari wa muntu ugeze mu zabukuru cyangwa undi muntu usanzwe afite ibibazo byo kuba abasirikare ngo bari hasi cyane, mbega ngo n'umuntu diabete yarembeje, ngo nibo bantu COVID-19 ubundi wenda wavuga ko yari kubasha kuba yajegashize. Ngo naho ubundi kira ntabwo cyari icyorezo cyaza ngo gihungabanye umwana cyangwa se undi muntu n'uyo yaba ari mukuru asanzwe afite imirimo yikorera cyangwa se asanzwe ari umuntu wari muzima.